twagiye. Imana igikomeza ibarinde ibane namwe kandi ikomeze kubaha umwuka wo kuba mwabashikuriye bakapo nshyushye meze neza sibundi si byabibyora genda basabira kuramuka tu amen. Pastor ukubwira ngo aturi iyo Mana tuba turi gutura shumi iza kutora ayo maturo ryari ujemba mbyibaza nubwo uramenya hawe na maturo subiswa kundi senyi kwa kundi nyina afite bibiri yakikoze ibicu nini no igifuri pastor afata reba yikoze ibicu akabarebye kana keza mu banuza mu bakirisi tagavuga karanda gasa ati nkuhaye umugabo akomeza kikaraga kaita ugati weje Imana iragombuka kandi yagapopotse nawe ati ndabaza pastor nimbere ndakamujyana mu cyumba gufata amasengero ngagiye kaporo umwana wawe wajyaga gusenga byibuza wasengeraga ukiri umwana amurade pe ukanu kagasirimburi mu bica zino nakaniririmba kanyemeze twajyaga turirimba nakaririmba unagafiringa nyine ka bya fresh bikwakona ntabwo byibuka kereka nshyizemo shakushaku ntaewa uyibeye muri siriti imizazi ndi z'abarokore babari akaririmba arakaye akaririmbo si agatama kaye akakora sinyine nakundaga kuririmba nyisenga kwaravugaga ngo nicaye hamwe maze ndiyumvira nibaza kumana ibikorwa byayo maze ndanezerwa mpimbaza Imana ame haleluya ame haleluya. Nabonye no kuririmba nkumva urapamo ukuntu nihe mpano yindi ufite tutazi Imana mutazi mfite amani niyo kuba ngiye nasasa nyine tu gusasa mu buhe buryo mu buriri mani nyine ndi gusasa nabonye mbizi akantu ko gusasa urakumva ndakitabira abajenite ni bari kumva uberuka nka ryari sasa buri munsi Imana yasingamo ufite umugabo wapi hanyuma usasira abandi umujeni ushyushye Esther Kapo amajyepfo amajyaruguru tubahaye ikaze kuri Bwoba Studio nk'ibisanzwe tubagarukanye Kapo hanya undi mwakunze Kapo umeze neza ni neza mwana let's kari ibisazi ase umunsi ko mbona usa nk'ukonje wabaye nabuze furi mwana wabuze furi iyo ndi igifuririrwa biba bimeze neza ubundi se mbere na mbere igifuri kivuze iki kuri wowe igifurisha undi igifuri mwana kikwibagiza stress nyine tu ese ko tubona ukiri mutoya stress ufite ubundi nizi stress z'abajene duhura mwana ubwo ziguhura nkahurana na korode na kazungu nitesha umutwe buri wese ari kumbwiriza mwana urumva kuzishyira mu mutwe urumva atari igifuri n'ibisazi nese Kapo yo wenda ndi kubona usa nkaho none ukonje uri kuvuga ngo ibintu by'igifuri ngo ibiki ako ndashyushye mwana mbanze nkutemo ndamo oya wapi ndagutamo nyuma y'ikiganiro ndagira ngo umanze usuhuza abantu bakurikirana Bwoba Studio unagemo n'akantu kugira bamenye ko ari Kapo agarutse Kapo ubwo utuno natwe mfite abajene gusa ngiye Kapo meze neza namwe bamumeze neza nyine ni yawe kabisa wari watubwiye ngo ubundi wifitemo n'impano yo kuririmba mwana se ni ibisazi shumi cyasa nyine nakose ubwo ni ibisazi ubundi usibye koga nabonye no kuririmba nkumva urapamo ukuntu nihe mpano yindi ufite tutazi Imana mutazi mfite amani niyo kuba ngiye nasasa nyine tu gusasa mu buhe buryo mu buriri mani nyine ndi gusasa nabonye mbizi akantu ko gusasa urakumva ndakitabira abajenite ni bari kumva usibye gusasa nihe mpano yindi wumva uzi ko wifitemo twe tukaba tutayizi Imana naba nifitemo Imana yo gukina umupira mani niyo mfite yonyine yes for sure wagushyira mu kibuga wakina cyangwa wajya gushota umupira ukawuhusha reba Kapo ntabwo uri kumfata
ndimo ndakureba kapo yo nshaka twishyuhire tumere neza ndi kubona ntazi ngo ni ibiki n'ibisosi ndi kubona usa nkaho ukonje Shaka cyane goroba. ubundi kapo yo ako banza hari ikintu uri kubura ubundi uheruka guhura n'umujeni ryari sinabukene turahura wese uri umujeni ntabwo twahura apana uko ngewe duhura ndavuga w'abajeni baba binoza wa kwa kundi ndi gusasa nyine kwa kundi rimwe nakubwira uberuka nka ryari sasa buri munsi mana singama ufite umugabo wapi hanyuma usasira abandi umujeni ushyushye wareka kudutera ubwoba ntabwo uzi ko uri kubwira bwoba mujeni ishyushye ngewe nyine tu efo oya se umutamo gutyo gusa se byadange ugendera ku cy'umutamo ubundi nyine hari uza neza kubwira neza kapose wariye ise wazuzuye ariko njye ntabwo nagutamo nafurimwa iyo ugiye gutamo ugendera kuri furi njye nigomba medita hari ukuntu abakobwa ujya wumva bavuga ati ngewe nkunda umujeni wambara udukoboyi se cyangwa udusuti ibintu nk'ibyo wowe kuri wowe umujeni ubona ukabona uwo mujeni ameze fureshi kuri wowe aba yambaye gute hari umujeni wambaye agasuti nta buceri ko hari n'umujeni uri kubona noneho kapokuntu ntabwo uri kubibona turimo turabibona ubona neza rero ruzungu utayambariye nkabona noneho n'umujeni wambariye gutya nkanjye imirongo tukayitanamo neza fo mba ndimo ngoma bivuze ngo nta muntu waza kuri wowe ngo agukange ngo yambaye agasuti reka wape mwana nta buceri baba bahagaze abenshi ntitujya duhura yitwaje agashuka arimo akata mu budushe baba bampera nka wape pe wasanga aribo bantu bananura utwenda tw'abantu none we wumva utuje uze kundabura ndakubwira oya turabura nese kapo ubundi wenda nk'umujeni wavuze uti wenda wemera umujeni yagutayemo nk'ikintu iki n'iki ushobora guhita umutamo none wa mujeni umujyanye ugasanga ni nka bwoba ugasanga umujeni wamujyanye mwagera ku buriro wamaze gusasa fureshi umujeni agahita yisinziriye umva sesha ubwo uwo nguwo nyine tu nshaka n'ibitovu warayi mukubita ibitovu akajyamo neza mwana ubwo yansinzirana ngewe kapose waha pepe ego ngira ngo wenda wanatuza ukavuga ati umujeni wenda ashobora nko kuba afite ikibazo nta kundi reka mpeze icyo kibazo nanjye nkakapo nka muganga nyine w'abajeni ntitagikurikirana akareba uhita umushakira amatovu ukamuvuga uti nasanga ibitovu bitari bukore nyine nkavuga ni ugusengara nyine tukareba ko umujeni yazongera hanyuma kapo reka tugaruke inyuma gato hanyuma umujeni wenda ntago ahise yiryamira pe ariko yikojeje agahita agutamo ibishyushye amatiyeri se akahitanamo ibishyushye bya bindi bajya badutama ariko wapi pe wapi ariko nyine muganga akaba yarabikemuye amazi nta bintu byo kongera kumenamo ibishyushye muganga afite ukuntu bihita byidepanza ku ruhande nyine tunga akapo ngakomeza nikomeye ntabwo uri kumva ikintu nashatse kuvuga ni igiki bwo urabona wenda uragiye urashashe urumva murakase tu hanyuma muragiye ateguranye fureshi sinzi ngo mwabigenje mute dore sindakura neza amugeze ku buriri tayari bwa buriri washashe watubwiye ko ufitemo impano yo gusasa hanyuma mukigera mu gikorwa agahita agutamo ibishyushye akiryamira ibyo biba bibaye nyine ariko na mu gitondo aba agomba kumenya ko ibishyushye nka kapo mbikeneye mwa abaye se atari burare ariko ubwo yabaje kugira utema sinarara njyenyine ibishyushye ntabwo ari isogonda cumi ni ubwoza njyenyine nakubwiye bikubayeho agahita bigutama ako kanya wabyitwara muti nka kapo njyewe nka kapo ni ibisatsi siko ubwa mbere babinayemo bigakunda ubundi nyine uriyakira ikintu kikubayeho cyose
tu ndiyakira kabisa. uhita wiyakira. Kapo, Yo. iyo umeze gutya utuje nta mujeni nta gifuri ntaki uba umeze gute Kapo? Ndiye nka Kapo mba numva nkonje mu mubiri mitwa kundi nicara nkatangira umunsi ariko uyu munsi Sibomana yambabaje, uyu munsi Kazungu we yarushijeho nyira nkumva ari ibisazi. Tubwire byagenze bite? Oya ntago bambabaje mwa byagenze bite tubwire. nyine yo nari igifuri nibyo mba ndi kwitekerereza nyine tu. Nese Sibomana wari uvuze byagenze bite? Sibomana nyine iyo nta gifuri siko warumbajije ngiyo nta gifuri biba bimeze bite n'umujene mba nkonje nyine tu nkuko turi gukubona nkuko ndi nguri kumbona ubu warabuze nk'agapfubyi na Kapo yo mbere na mbere ariko gukubita igifuri wenda tuvuge ati wishakira igifuri no kurya habanze iki? mbere na mbere abanza igifuri nyine kurya nabyo biza nyuma tu. Iyo ugeze ku kintu cy'igifuri na bwombo habanze iki? habanza mani igifuri reba igifuri byose narangita nigera nk'abashinwa mani nicyo kintu gituma bikunda nkumva nabaye mwiza hose. Nese ubwo ni nk'igiki ubona gishobora kubanza mbere y'igifuri gishobora kugicaho? ikintu gishobora kubanza mbere y'igifuri nuko nk'iyo mbyutse mu gitondo banza gusenga Imana nyine ko ndamutse mumeko wabase. Amen burya kapara na sega ni imbere. Ndagira ngo ngusabe amasegonda make cyane dusengera abantu bakurikiye iki kiganiro kuri Bwoba Studio. Nanjye ubu natuje ngiye gusengana nawe twagiye turabasengera babari bugasengere uramfatiranya mwana iri kuzama ako kanya yiturisenga nta gifuri. oya nese ubu mu gitondo iyo ubyutse uba ufite igifuri ngabatema abajene nyine nje nabasengerana nabareba mbarabura nka Kapo. Sawa basengera twagiye Imana igikomeza ibarinde ibane namwe kandi komeze kuba nkuko kuba mwabashikuriye Kapo nshyushye meze neza simundi si byabijora genda basabira kuramuka tu. Amen. ari umuntu nka Kapo uba wiyumva gute nko ufite nk'imyaka nka 40 50 gutyo uba wumva uzaba ari nk'umumama uzaba uhagaze gute cyangwa umukecuru uhagaze gute? mu myaka 40 yanjye wowe ntago nzaba umumama nta gitenge nta jipo wapindi Kapo tu. niba nzaba umumama ahubwo mba numva naza ujye ubonaho umukecuru babakecuru babitwaza akantu k'akabando njye nzanahina mama njya mbibona muri iriya myaka tubwire Kapo uzaba ubayeho gute wambaye ibyo yaraguze no kuvuga ati gutya no gutya ni iki nanjye nzabona ryose ndimo nitwa mama Birungi keza. Kapo uramutse ushatse nk'umugabo sibyo akakubuza igifuri byagenda bite? wahitamo kugumana n'umugabo cyangwa wamureka? umugabo namureka rumvaje njyewe iyo nanyweye igifuri nk'uko nimereye gutya nshobora guhuza n'umujene nta gifuri bikanambabaza cyane kuko nta nubwo twakumvikana ariko nyine igifuri njyewe iyo nagitahemo byose ndabikora kuko mba ndi Kapo w'akana keza tu nabirenze. umugabo wamushatse mugiye kubana karamata nka Kapo akakubwira ati icara hano mu rugo dushaka ibintu byadutunga n'iki n'iki ariko ibintu by'igifuri ku ruhande ubwo buzima wabubamo? buragoye ariko nabubamo kugira ngo nanone ndamire ubuzima bwanjye n'ibisazi byose nagahiga tu. wabishobora? Kapo usibye ikinyarwanda ni uruhe rundi rurimi uvuga? ni igifefeko.
tuganirize gato mu gifefeko twumve. nk'urugero ngiye kuvuga ngo ngwino nkubwire mu gifefeko muri urwo rurimi nzi abajeni benshi bararuzi ngwidire nodoro nguduru bwidirire edere tubwire ngo wenda nariye ibinyoni ejo hashize tubwire mu gifefeko twumve. ngo ngiye kuvuga muri saho narindi kuvuga muri da ngo nariye ibinyoni ejo hashize na sarisi yese isi bisi nyoso nisi ese joso hasa shishi zese abantu badukurikiye batubwire muri comment ngiye urwo rurimi sindufata neza. ubwo se mu gifefeko ndagukunda n'ingwiki ndasa gusukusu ndasa oya Kapo nese n'urwo rurimi rwonyine uzi mu kintu cy'icyongereza cyangwa igifaransa nta rundi rurimo? nagarukiye muri primaire mu gatatu. ako byanga bikunze nk'ibintu byo gusuhuzanya hari ibintu ugiye uzi hari utuntu ugiye uziho bigiraga Swiss wenda ngo mu gifaransa bonjour mu cyongereza mu cyongereza ni good morning babisuhuza ryari ibyo ntago njya mbiyobera nuza good morning bayikoresha ryari mu gitondo nimugoroba basuhuza ngo good afternoon uranakiza wari urimo uratubeshya wapi nyine tubizi ko mu wa mbere tukirazaga good morning n'ibiki nyine tu nese Kapo nagiye utambwiye neza umuntu ufite wowe nyine wibona gute ufite imyaka yo kugendera ku kabando uba wiyumva nka gute icyo gihe noneho nzaba nkonje birenze zino saa nyine uri kumbana ukuntu nkonje sinzaba nyibasha kurya ya mafuri yanjye ndi gusabwa gusasa noneho gusa nabishobora ndi ku nkoni n'ibisazi kujya nsasa umunsi wose umujeni nagahinda nyine simbyifuza pe uba wumva uzatora agakoni nk'abandi se cyangwa uba wumva we hari ukundi njyewe nyine mba numva nubwo nahinama ntabwo inkoni nzayifata ntabwo nzayifata uba wumva uzagumana pa ku buryo mba numva nzaba nyine meze gutya tu uri umukecuru ukomeye nahinamye ariko nimereye gutya nka Kapo wari bwahure n'umujamu ukabona uramupofotse uramukunze abajeni sinazo inshuti zanjye njye ntabwo njya nta n'inshuti y'umukobwa ngira ariko ari ukuntu uri mu muhanda ukabona bimwe twita bogari kwatiye umujeni icyaza ararenze njye umujeni turi kumwe gutya yicaye iruhande rwanjye ndi kuvuga mbaza nkamusubiza nkamubaza akansubiza uwo mujeni njye niwe mba napofotse pe uwo ngabo ari uwawe noneho cyane kuri wawe ndi wifatira ku gifuri nk'icyane bijya bigukundira se kubuza n'abajeni badafata ku gifuri n'iki birankundira cyane nyine ariko ikintu mbangira nuko baba bambwira ngo nyizwe kandi nyishishwemo n'ubu urakijijwe se wemera Yesu umwami n'umukiza cyane ese ujya utemera kujya kwa padiri ngakumeneho y'amazi yiwe n'iki wapi pe Kapo wari umwana wawe wajyaga gusenga byibuze wasengeraga ukiri umwana amurade pe ukantu k'agasirimburi mu bicya zino n'akanirimba kanyemeje twajyaga turirimba unagafiringa nyine bya fresh ikwakundi ntabwo byibuka kereka nshyizemo shakushaku ntahewa wibeye muri siritimi za zindi z'abarokore baba akaririmbo ari akahe akaririmbo si agatama ka Yesu agakorasi nyine nakundaga kuririmba nyisenga twaravugaga ngo nicaye hamwe maze ndiyumvira nibaza ku Mana ibikorwa byayo maze ndanezerwa mpimbaza Imana ame haleluya nari nyishishwe uzi ko ari ibintu byawe se ahubwo ko turimbo wari utuzi nese kuki byakurira butsemani ni ukubera nyine amafuri menshi tu nese ujya wumva pasiteri yajya mpiyora akambwira ati wewe uyu munsi wanyweye piyo ntabwo watashye kandi ibintu by'ituro nta nubwo wanabyumva akambwira ngo ninze nure pasiteri ibazo ufite nk'agasenga isabwa ati 400 yature nta igifuri yose yatanga ntabwo natanga igifuri uzi ko nibwo mwasina narye nkavuga no gusata wapi ko mbona igifuri
biraza kuba bizamo. Nese kapo bibaye ngombwa nyine tugiye kwimagina ugiye mu rusengero ufite inoti y'igihumbi umupasiteri arasenza akuguye ati kapo ndakubona mu mufuka hari inoti y'igihumbi iyo noti ugomba kuyitora kandi ko mu gitondo nta gifu na kimwe urafata suranajye iyo note wayifata ukayikwa mufuka ayitanga cyane ayitanga kuko ngo n'Imana ibibikozemwa kandi ndayubanga kapo aho wayamanika nayamanika pe ariko niwagenda ngo yature atabikubwiye atabimbwiye nyine mba ndi kuvugana hano harimo igifuri ndibwirirwe nirengagije stress pastor ukubwira ngo aturi iyo Mana tuba turi gutura shumi iza gutora ayo maturo ryari ngiye mba mbyibaza nubwo uramenya hawe na matura subiswa kundi se kwa kundi nyina afite bibiri yakikoze ibicu none igifuri pastor afata reba yikoze ibicu akabarebye kana keza mu banuza mu bakirisi tagavuga karanda gasa ati nkuhaye umugabo akomeza kikaraga kahita vuga ati weje Imana iragombuka kandi yagapoposi nawe ati ndabaza pasiteri n'imbere akamujyana mu cyumba gufata amasengero ngagiye kumusengera ngagiye kumurambikaho ibiganza ngagiye kubona umugabo cyane ni ibisazi yari pasiteri shumi ni ibintu by'amadini nabyo ari ibisazi ni ibisazi nyine ngiye nisengera no mu nzira naba ndi kwisomera akabiya kanje ukaba wati icyo Imana imfashe kataniga ati Mana nyine wowe n'ubundi neza cyangwa mu kanya wongeremo nabirenze ariko Imana irakumva apfa ko uyizera gusa n'undi Imana ntabwo yanga umunyabyaha ahubwo yanga icyaha so ubizi se wowe uba wumva ko umunsi umwe n'ibyo byose yagiye wazabireka nazabireka by'amafuri nyine cyangwa nkajya mfata dukeya n'ubundi ugenda ufata dukeya nese ubwo ubu ngubu uba wumva byibuze ari inshuti wareka zikujyana mu ifuri kugira ngo wirinde kuba wabikomeza nyine gukoramo byinshi kuko iyo bikwanyemo byinshi buba addicted ukajya ubishaka cyane nawe ujya wifuza inshuti zitari izo ufite nk'ubu ngubu impamvu nyine natari kubyifuza kuba nareka abo tuziranye nuko nyine nyibibona ndacyabashije kubibona umunsi byanze nabo ntabwo tuzaba tukiri kumwe kuko nibyo biduhuza mu buzima busanzwe nta bindi mujya mufatanya atari ibyo kuvuga ngo wenda nukuba twahurije hariya twaje koga ukabwira ati mfitemo umwe mfitemo ibiri tuganakomasa amana hari ukuntu nyine abiri n'umwana umugeni nawe bafite abiri n'umwana bigahita biba 500 abiri n'umwana ubwo bisobanuye ni 250 bigahita biba 500 ariyo sense 500 nyine ese abantu nyine mwitamo igifuri hari indi mimama mufite nyine z'amasirenge ziriya sirenge zirizana cyangwa ni ahantu muba mwicaye ukavuga ati wowe wumva utuje gusa nyine biriya ngeze sinakubwiye ngo ndakonje kubera ko urakonje ndayibona ariko byose nyine byose turi muri furi nshobora no kwiture kuri kiririmbuka tutangira ati nta mihanda nta barara nta kuvuka nta gupfa nta ndwara nta muganga ukahita uvuga ati nanjye ngakapfa byose mwana umuntu abura ubushobozi nongeye hari furisi hari furu ubundi mirongo aba ari iyawe biti utayiramo biti mirongo ikiza abajene nyine kwa kundi muba muri kwikaya uzamura n'ikirongo kumva abajene nabo buri wese ari gutamo uwe kubera cyagiye mukaremba n'ingoma itanditse mani twe tuvaho tuyikoreye nyine tu ariko nyine kibi kibizamo umuvaho n'undi umuvaho muyikoze ariko mukavaho muyibagiwe cya gifuri gipandutse urabyibagiwe tuyibagirwa bivuze ko mwifitemo Imana ahubwo mamura n'abantu banabafasha n'iki si byose kuko urumva ubaye uri ahantu ukarikodinga byuze wajya unayumva ukongera ukayiyibutsa ariko bihita birangira aho ngaho ujya wifuza umuntu wagufasha se byibuze ukaba ati ngiye nshaka uzasohora ikigoma rimwe mbonye umuntu wamfasha mba numva ari impano nifitemo none impano ndayifitemo ya danje umva ushyushye mani suri kubibona se jewe nk'ubu suri ko mbona izi hano yame kwitekembera amazi ukuntu mba navuyeho mu amezi iyo nsubiyeyo ntabwo ari ko masanga bikambabaza amazi wavuyeho amezi ngenda nkasigamera ari inzobe ntabwo ariko ngasanga habaye umwirabura avuga ni none irishaza ni ibisasi ubwo se biba byatewe n'ikimani kugira ngo umusigare inzobe utaye yabaye black turi kureba hasi umujene ubundi namaze kureba nsanga gutyo kuri aka karwa twaje kwiturira wenyine ubundi tugomba no kubaho turutanwa kubera ko njyewe hano mpagaze nka kapa ntabwo nta kintu byose mbifite
nawe ubifite none se ubwo uri kumva twajya tunaserera gute urumva nta miserero yabaho nawe twatumenya nyine iwagwanya aho uva byaragenze gutya ndabyihanganira nka kapo nkatuza ariko nyine impamvu nsanga meri musiga nishimye dutandukanye amahoro naza yame nk'ubu ngiye gutanga agasambiri nkumva meri ati ye watinze nyine ngasanga yabaye igikarama gusanga yashaririye fo niko kabi ni ibisazi meri wawe ariko hari ibintu mutajya muhuzaho wenda bimwe na bimwe meri ntabwo duhuza ubu usanga muterwa n'iki kugira ngo nimuhuze meri nyine ikintu kibitera ni agashaza ni agashaza meri wanjye ashobora kuba papa yaramubabaje dade wawe se muracyari kumwe cyangwa papa nzi amazina yiwe ntabwo muzi ntabwo ugeze umubona mwese nta meri ajya kuganiza ku mateka ye meri nyine icyo cyonyine nicyo gituma tudahuza niyo ugiye kumubaza ati se ugiye kumubaza tuhita tuba banzi nk'ak'umweru tutavugana nyine tu ashobora kuba yaramubabaje n'abizi ariko kubera ndi kapo naranabyaye mbisi ukuntu bivuna se ndetse mvuga ni meri reka mupoheshe mubabarire niba dade nawe nkaba ngende guhumeka meri kandi ahari ndavuga ni reka meze ariko nyine iyo mbimubajije kubera ko buriya basanga dade tuba tunabisikana mani cyangwa nawe tukazahura ngiye kumusasira nyine bya bindi nakubwira zumva atari agashaza ni ishaza ko nese ni umugabo umuntu mukuru wasasiye ugereranyije mu myaka ugereranyije yaba afite nk'imyaka ingahe ntabwo nasasira umuntu uri hejuru y'imyaka 28 icyo ni ikintu wowe uziho wiyiziho umwana wasasiye umuntu ufite imyaka mike waba warasasiye ni uwa veni ubwo munsi ya veni ntabwo uba ushyushye ntabwo mba nshyushye mba mbona ari ribu mushya n'ibisa ubona nta kirimo ariko hari abana baba bitamo n'ubundi nabo baba bari igifuri kandi bari munsi y'iyo myaka nabo barahari nyine ariko hari igihe icyo gifuri muba mumaze kucyitamo barazigurabuye igihe mpita nkurabura nkakubwira turabizi kuri umwana kandi tumaze gufata igifuri si ubwo we wazimfata wapi nyine ntabwo yazinyuziriza aho ngaho bumva bidahura kabisa banumva bitari ku mwanje ese ko bakirya iwabo ntabwo yangurira karikeri ngo ni piyorere wapi ni ibisazi kapo ni iki wabwira mama wawe aramutse abonye iki kiganiro nicyo wamubwira wanjye meri wanjye ndamukunda shuri kapo ni iki wabwira mami aramutse ari kukureba mama wanjye nyine ikintu ngiye namwibwirira yarakoze kuba yaremeye kubungabunga inda yanjye nkavuka akandera nkakura nkaba mpagaze gutya nemye naje nkaba narana nyine naranashyize umuntu ku isi nyine ibyo ndabimukundira cyane kapo tuguhaye ikaze hano ni mu rugo turashoje ariko uko tuzaba tugukenera nizeye ko tuzaba tukubamo muzajya mumbona nawe asante